Ikintu cyo kuri Nyamabondo ntabwo yakuba ku rugo ngo rukomere bitewe n'iki n'ukuntu agaragara. Kandi ikindi cyo navuga cyo umugore wa Nyamabondo wa kabiri agiye gushaka sinzi nabo ntabwo nabahagarante kubera ko harimo abajene kubana n'abagore biba bigoye. Ubwo rero nuriya n'umugore wa kabiri yashaka sinzi ko bamarana igihe kubera ko Nyamabondo ni wa muntu ushaka. Ikintu namuvugaho binjoyinga n'umugore we mushyashya ndabashyigikiye nubwo nazi wenda n'igihe urugo rwabo ruzamara ariko binjoyinga bakora urugo rwe ako Nyamabondo ne sinamurenganya. Niba umugore we yaramunaniye se yakishakiye undi babona bahuje no sinamurenganya. Ubwo rero niba umugore akunaniye ukabona ni muhuza ejo bundi atazana kwicira mu nzu shaka uwo muhuza mwizeranye. Ubwo rero ikintu namuvugaho uramujene nahame hamwe ahubwo isigiye kumubona kubera ko buriya hari ikintu abanyarwanda batazi. Amaraso y'umuntu buriya bari abajene suzi ko babyaranye umwana se uriya mugore ni nk'amufitiye amaraso. Ubwo rero ntabwo byamukundira kubera ko ni wa muntu ugira iki ni wa muntu ukunda ijipo cyane. Ubwo rero nahame hamwe wenda ibimubaho bazamusengera abanyarwanda bamukunda nta kindi nabivugaho. Icyo David ngubaza uyu munsi umugore wa Nyamabondo abuze umugabo wari umutunze muri byose ese arongera kuza mu mihanda Kigali araguma mu cyaro yenda gute? Uyu uriya ikintu wenda abadiaspora bamufashaho bajye bamuha amafaranga yishingiye bamuha igishoro ajya kwihingira se. Oya bamuha amafaranga bajya Mishu yari yarabivuze ko urugo rwa rutazaramba. Yego Mishu wajya arahanura nawe n'ubundi ni wa muntu ugira iki ase ubundi Mishu we arajya kubavugaho. Mishu we ibyiwe bimeze neza ko nsigaye mbona ajya mu makupure menshi cyane ngo bari mu content. Mishu mureke nacyo komeze twakomeze. Mishu yarababwiye ko urugo rwawe rutazaramba. Ubwo rero nibihangane ikintu nabivugaho abantu kuri mugore wa Nyamabondo baba diaspora mwakundagira famille yabo mumufashe mumwiteho nawe agumye kuryoherwa n'ubuzima ntarware depression. Nicyo kintu dusoza uyu munsi umukunzi mu Nyamabondo amubwiye iki twisoreza. Ikintu namubwira ashobora kumujyaho urugo rwabo sinzi ukuntu rwagenda ariko ruzabahire kubera ko ngiye nshyigikira ibyo umuntu yahisemo. Ibyo yahisemo bari ibyo nta nubwo wabihindura. Ubwo rero ikintu navuga abanyarwanda mugumye gufasha ati umugore wa Nyamabondo mubasengere n'urugo rushyashya afite muzamere neza. Umugore wande unundi urisingo nta mushero ufite kandi umujeni muzima wamwitwariye wamugana. Ngewe ikintu kimwe navuga uyu nyine wamwitwariye ngenda cyari umujeni kandi ntabwo nashaka umugore ntabwo wamwemera. Uyu uraraciriritse ntabwo namwemera kubera ko ngewe ndi umujeni kandi mfite ubwenge bwo kugira iki bwo gutereta umuntu nshaka. Ikindi nzi no guhiga amafaranga. Ubwo rero uriya mugore we wapi ntabwo ari kuri level yanjye kereka wenda avuze ati nanone ntabwo yazana imitungo yiwe yindatira ngo mpfe kumwemera. Nge ndi wa mujeni wiyemera ntabwo ngiye nashakana n'umuntu umeze kuri uciriritse tu. Icyo kintu navuga. Noneho ariko ntabwo mvuze ko aciriritse si kwikofe ko sinyiza ariko abadiaspora mumufashe mumukunde ni umuntu wanyu nubwo atandukanye n'umugabo bibaho bako mugumye mumufashe wenda atazacubira ngo asubire hasi. Icyo kintu nabivugaho. Katugushimire tubashimire namwe mumwiteho ahita ariko harakantu kamwe nibagiye kukubwira. Kuri no mihanda hari ibintu nsigaye mbona bikancana kubera ko ikintu kimwe nsigaye mbona nk'imihanda impano yawe ifite Imana ikagushyiramo umugisha birakunda kabisa. Ubonye Kagarara urwego asigaye ageze yaramaze kuba umuntu ukomeye cyane. Kagarara respect uri mu bantu batuma nyine igihugu cyacu kimera neza ukakizamura kikamenyekana mu mahanga. Ibaze yuko n'abajeni baje ejo bundi nibo batangiye kuzamura idarapo ry'igihugu mu bindi bihugu. Mu gihe bamwe barambyeho byanze nibyo ngati Imana yakugeneye umugisha yawo kugeneye. None hari ikindi kintu njya mbona niba ufite imbaraga
kora ubundi usenga Imana, ibindi Imana izabikora. Nizo nama nagira, nasoza ngira abajene tubasuhuza tubashimira. Okay, tubashimira. Ikinyarwanda nsigaye narakibagiye kwa mwiramitsi ndi hanze. Naragiye muri Ethiopia na ibintu by'akazi narindi. Urumva tubashimira mugumye kudufasha, mukore kuri subscribe, musharinge video. Ciao ciao, turabakunda. Channel ni Home Empire. Turabakunda cyane. Home Empire. Turabashuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT, channel yitwa Home Empire. Mayikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, abajyaruguru ndetse n'umugore muri rusange. Ingarukanye na David wahoze akunda Vestina, uyu munsi sinzi ngo akunda nde. David, turakwakira mikoro. Umeze neza? Shameze fresh kabisa. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni neza, ahubwo se we amakuru y'iminsi ko tuburanye bro. Yego. Twiganire. Mbere na mbere David duhere ku Kazuka Boss aruduka. Kazunguka Boss na muri twebwe abadukurikiye bumve ko twe n'amakuru bari imihanda tuganira, ku makuru y'imihanda tukabiganira, tukiganirira na jealous, na mitima mibi, n'amagambo apfuye cyangwa akora ibyaha tukayakura. Yes, nize fresh. Ndi umujene ku mbuga muranzi. Nitwa David. Ongera ubibwire nta kibazo. Ongera ubibwire. Okay, Jenny David naje nifuzwa no bita Vestina, ndi umukunzi we, twarahoranye kera, twarahoranye kuva kera. Ndazamuka ubu ngubu nkabangeze ku rwego ngewe rwo kwiyobora, nta mukobwa tukiri kumwe. Kwa ko nasanze abakobwa nakiri kuganira. Yes. Dore mu mihanda. DJ Sonia ndamu. Yes. Sonia abamuvuzeho bose batangiye gukurikirana. Batangiye kubafunga. Utuvugana abajene bose bavuze kuri ya musista bose. N'abamukozaho ahubwo nibashaka babisiba kuko byakomeye. Byageze muri RIB. Yes. Kuki uyu munsi mu mihanda usanga abantu baza mu nkuba batashoboye cyangwa badashoboye bakakoramo ibyaha hato bagafunga. Unaterwa n'iki? Ikintu navuga hari akaboro ka Kanyombya ngo indambi abantu bafite yo gushaka gukora ibintu bitemewe ngo bashaka amafaranga, abo RIB zabakurikirana pe. Nibashake ikintu nababwira, nibashaka uturimo tw'amaboko bareke guhimba amakontenti y'ubugorye ku buryo yazana bakoraho. Yego. David, impamvu nabikubajije uri umujene. Uyu munsi ibintu bitakabari, hari inkuru yavuzwe mu minsi yashize yatumye Kazuka Boss afungwa, nuko akoze ikiganiro agashyira kuri Instagram asiya Sonia. Biriya bintu yakoze rero mu mategeko ubundi iyo bigufashe nago wajya munsi y'imyaka 5. Niyo mpamvu ikintu nashishikariza n'abantu bose, ntukajye gukora inkuru udahagazeho. Abanyamakuru turaziranye, ntuzajye gukora inkuru udahagazeho ngo nugushaka kugira iki, ngo nugushaka kugira ngo ubone amarongo. Kora inkuru yawe ibe iya nyayo ku buryo abanyarwanda bakwizera, kuko kubera ko ubuvuga ibintu byo kuri to. Yes. Ubwo rero niyo mpamvu inama nagira abanyamakuru, mureke dukore akazi nk'umwuga, tureke gukora tuzagara tutaza amategeko n'ibiki. Nicyo kintu nabwira abanyamakuru bose, bitazaba bamwe byabaye kuri amajene. Ari n'inshuti yanjye ariko byambabaje kubyumva. Aho ndako tunahava twinjiye mu mihanda sasa. Uwitwa Mishu yavuze ibintu baramupinga, ati Nyamubondo urwo rugo rutega iminsi abantu baramupinga, ariko uyu munsi bamaze gutandukana. Batandukanye. Yes. Mbere na mbere gutandukana kwa Nyamubondo n'umugore we bihatse iki? Ese bikomotse n'iki bivuga? Ikintu nabavugaho bari abajene nabo njya bakurikirana gutyo n'inyuma ko simba kurikirana byadanje. Bari abajene uriya ngo ni Nyamubondo. Mbere na mbere rero hano umuntu atarumvikanaga n'umugore kuva kera. Kandi ikindi Nyamubondo ni wa muntu usinda akayagara, namenye gukontrola amayindi ye. Ubwo rero ikintu nabavugaho gusenyuka kwabo kuri hagati ya Nyamubondo. Impamvu aho tujye kwatinda kubera iki ingo z'abastari zitarambana. Urugero Nyamubondo amakuru mfite afite undi mukobwa bakundana uri mu mihanda. Uyu munsi umugore we arihe icyangugu mu cyaro, ubu ngo agiye guhinga arimo anahinga. David, inkomoko yabyo ni iyi.
inkomoko yabyo harya ngo warumbashije ngo subirira amara akantu gato numvishe neza wowe harya urambashije ngo nakubashije ngo inkomoko yuko abasitari uyu munsi batarambanye ni iyi ukuntu impamvu amasitari batarambana nabivugaho cyane. Abasitari ni ba bantu baba bafite hiti nyine tu ni ba bantu baba bazi. Ubwo rero iyo uzwi abana baragukunda kandi ugakundwa n'abana beza barenze uwo wari ufite. Ubwo rero ikintu nabivugaho kutarambana kwabo biterwa n'ikintu n'urukundo baba bafite n'abafana. Hari igihe ahura n'umukobwa mwiza akavuga ati uwo mukobwa akamubwira ati ndagukunda, undi nawe ati binyereka. Nyine biterwa n'abasitari abari harimo abasitari bafite ingeso nziza, harimo n'abasitari bafite ingeso mbi. Ubwo rero niyo mpamvu abasitari impamvu ingo zabo zitaramba ni ba bantu nanone baba batazi kugira iki guhitamo bya nyabyo, kuko baba bakundwa n'abantu benshi ugasanga afite abagore benshi bamukunda bamukurikiye. Ubwo urumva rero banamana n'ifaranga n'iki ntabwo bagira iki, ntabwo yagumya kujyayo kwaka abakunda. Cyako nyamwondora musi cyakwa twamuvugaho mbene tumwinjira mu ndani uramuje ntabwo nyankunda kumuvuga uko mbona ari iki. Mukebera David nk'umuhannyi banze umukebera gake gake uramuje yarafunzwe ariko ibyo akora hatuma asubirayo nyine ni kwa kuza kontura mind yawe, kubera ko niba umujene azanye ibintu by'iki n'iki baragutwara ariko nta bintu byinshi, ahubwo we namenye kugira iki gukora akazi adasobanye akorere ku nzira ye, akora ibintu bifite ishingiro ariko kujya kugira iki gushaka. Buriya hari ubugoryi abantu bajya bakora, ushobora gukora ikintu ugira ngo uri gutwika ibyo wari uri gutwika akaba ari we bitwika. Urumabwira nde? Ndikubwira umuntu umwe navuze wande muvuga yara bitwaye ntacyo bitwaye, ni umuntu arazwi atandukanye n'umugore we bamwita Nyamabondo. Aha uramubwira iki sasa? Ikintu inama namugira kana kuruta arakubyaye ngo mu inama yihe nose umuntu hari abantu bakuru baba bafite ubwenge ahubwo burutwa nubwo bari munsi yabo bitewe n'iki no gusaza. Ikintu namubwira ni inama namugira. Aha Nyamabondo. Nyamabondo yego inama nakugira wowe ikintu nagusaba niba ushaka kujya wumvikana n'urugo rwawe mugasubirana, inama nakugira genda ukurikize mbere na mbere umugore abanza gutegeka. Niyo kubera ko iyo ushaka kubana n'umugore neza ubanza kumwereka yuko agomba kugutegeka ukamwihorera akagutegeka, ariko nawe uba ufite ikintu kimwe uba ugomba kugenderaho. Umugore niba agutegetse byemere kugira ngo urugo rugumye rugende neza. Nuzana ibintu byo kubyimbya umutwe ngo ndi umugabo, ingo zabo ni mu minota zita zisenyuka abantu bashaka kwigira abagabo mu bihuze yuko nuko umugore we yamaze kwahukana David akano gasimbuka. Umugore Nyamabondo yamaze kwahukana mu kugenda asimburwa n'undi mugore nawe urumva mu mihanda. Ese kuki uyu munsi abagore mere batuma urumva batubaka? Abagore impamvu bari gutuma ingo zabo zidakomera, hari ibikundi baba barishyizeho urumva. Ikindi kandi abagore hari ikintu kimwe nakubwira, uri umugore kugira ngo umenye umugore wawe uzabanza umenye iki inshuti ze. Ukimara kumenya inshuti ze ibindi bizagenda neza, kubera ko izo nshuti imico zifite nihita kwereka umugore wawe imico afite. Niyo mpamvu niba ushaka kubana n'umugore wawe neza emera wigire uringanire akuyobore agutegeke, nibwo urugo ruzakomera. Naho nubyimbye umutwe tayari umugore azakomeza nawe ukomeze izawe kandi ari wowe ubiteye. Nicyo kintu navuga. Urumva inkuru irimo inambabaje, umugore nyuma yo kubyara umwana w'umukobwa yamaze kwahukana. Watumye yahukana uramuzi David ndamuhe mikoro ikintu cyo kuri Nyamabondo ntabwo yakuba ku rugo ngo rukomere bitewe n'iki n'ukuntu agaragara. Kandi ikindi cyo navuga cyo umugore wa Nyamabondo wa kabiri agiye gushaka sinzi nabo ntabwo nabaha garanti kubera ko harimo abajene kubana n'abagore biba bigoye. Ubwo rero nuriya n'umugore wa kabiri yashaka sinzi ko bamarana igihe, kubera ko Nyamabondo ni wa muntu ushaka. Ikintu namuvugaho binjoyinga n'umugore we mushyashya ndabashyigikiye, nubwo nazi wenda n'igihe urugo rwabo ruzamara, ariko
binjoyinga bakora urugo rwe ako Nyamabondo nawe sinamurenganya niba umugore we yaramunaniye se yakishakiye undi babona bahuje nawe sinamurenganya ubwo rero niba umugore akunaniye ukabona ni muhuza ejo bundi atazana kwicira mu nzu shaka uwo muhuza mwizeranye ubwo rero ikintu namuvugaho uriya mujene nahame hamwe ahubwo isigiye kumubona kubera ko buriya hari ikintu abanyarwanda batazi amaraso y'umuntu buriya bari abajene suzi ko babyaranye umwana se uriya mugore ni nk'amufitiye amaraso ubwo rero ntabwo byamukundira kubera ko ni wa muntu ugira iki ni wa muntu ukunda ijipo cyane ubwo rero nahame hamwe wenda ibimubaho bazamusengera abanyarwanda bamukunda nta kindi nabivugaho icyo David mubaza uyu munsi umugore wa Nyamabondo abuze umugabo wari umutunze muri byose ese arongera kuza mu mihanda ya Kigali araguma mu cyaro benda gute uyu uriya ikintu wenda abadiaspora bamufashaho bajya bamuha amafaranga yishingiye bamuha igishoro ajya kwihingira se oya bamuha amafaranga bajya bivuze Mishu yari babwiye Mishu yari yarabivuze ko urugo rwa rutazaramba yego Mishu wajya arahanura nawe n'ubundi ni wa muntu ugira iki ase ubundi Mishu we arajya kubavugaho Mishu we ibyiwe bimeze neza ko nsigaye mbona ajya mu makupure menshi cyane ngo bari mu content Mishu mureke nacyo komeze twakomeze Mishu yarababwiye ko urugo rwawe utazaramba ubwo rero nibihangane ikintu nabivugaho abantu kuri mugore wa Nyamabondo baba diaspora mwakundagira famille yabo mumufashe mumwiteho nawe agumye kuryoherwa n'ubuzima ntarware depression nicyo kintu dusoza uyu munsi umukunzi mu Nyamabondo aramubwiye iki twisoreza ikintu namubwira ashobora kumujyaho urugo rwabo sinzi ukuntu rwagenda ariko ruzabahire kubera ko njye nshyigikira ibyo umuntu yahisemo ibyo yahisemo aba ari ibyo nta nubwo wabihindura ubwo rero ikintu navuga abanyarwanda mugumye gufasha umugore wa Nyamabondo mubasengere n'urugo rushyashya afite muzamere neza umugore wande unundi urisingo nta mushero ufite kandi umujeni muzima wamwitwariye wamugana njyewe ikintu kimwe navuga uyu nyine wamwitwariye ngenda cyari umujeni kandi ntabwo nashaka umugore ntabwo wamwemera uyu uraraciriritse ntabwo namwemera kubera ko njyewe ndi umujeni kandi mfite ubwenge bwo kugira iki bwo gutereta umuntu nshaka ikindi nzi no guhiga amafaranga ubwo rero uriya mugore we wapi ntabwo ari kuri level yanjye kereka wenda avuze ati nanone ntabwo yazana imitungo yiwe yindatira ngo mpfe kumwemera njye ndi wa mujeni wiyemera ntabwo njye nashakana n'umuntu umeze kuri uciriritse yes icyo kintu navuga noneho ariko ntabwo mvuze ko aciriritse si kwikofe ko sinyiza ariko abadiaspora mumufashe mumukunde ni umuntu wanyu nubwo atandukanye n'umugabo bibaho bako mugumye mumufashe wenda atazacubira ngo asubire hasi icyo kintu nabivugaho yes katugushimire tubashimire namwe mumwiteho ahita ariko hari akantu kamwe nibagiye kukubwira kuri ino mihanda hari ibintu nsigaye mbona bikancana kubera ko ikintu kimwe nsigaye mbona nk'imihanda impano yawe iyo ifite Imana ikagushyiramo umugisha birakunda kabisa ubonye Kagarara urwego asigaye agezeho yaramaze kuba umuntu ukomeye cyane Kagarara respect uri mu bantu batuma nyine igihugu cyacu kimera neza ukakizamura kikamenyekana mu bandi mahanga ibaze yuko n'abajeni baje ejo bundi nibo batangiye kuzamura idarapo ry'igihugu mu bindi bihugu mu gihe bamwe barambyeho byanze nibyo ngati Imana yakugeneye umugisha yawo kugeneye none hari ikindi kintu jya mbona niba ufite imbaraga kora ubundi usenga Imana ibindi Imana izabikora nizo nama nagira nasoza ngira abajeni tubasuhuza tubashimira ikinyarwanda nsigaye kibagiye kwa mwiramitsi ndi hanze naragiye muri Ethiopia na ibintu by'akazi narindi urumva tubashimira mugumye kudufasha mukore kuri subscribe musharinge video ciao turabakunda channel ni Home Empire turabakunda cyane.